twiriwe hashize n'ubu n'abantu babiri batandukanye cyo kibanza cyose bamuhaye yahise kigurisha ariko uri kumwita boss marahitamo 15. Kazuye amafaranga toye mukuraho gute? Nibyo nshaka ko dukoraho inama ubundi by'indangare biraribwa. Baya Kazungu tuzamubeshera ibya Kazungu byo birizewe website yiwe irishurwa twishimbe 400 kwiyarikisha hanyuma kubwira ko aya mafaranga arayiki arayikaze kugira ngo ubone code ya login ariko twimwaje mukoresha ubwenge hanyuma sugura urubuga rutanga amafaranga wirebera amafoto gusa kukirwa kwaka igishoro. Hello guys, esaba wirirwa wibaza ahantu hakuri ikoresho byagufasha gutunganya content yawe icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe. Guys, ushaka microphone, video making, tripod guys, turabigufashamo kubibona reka ngutembereze. Urakaza neza mu cyanzu.com ngiyi side ya stand. Then uraza hano uhasange umwanya wa video making. Okay guys, mitembazana hano mu mwanya mu mic micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urakaza neza mu cyanzu.com ratumiwe. Kavu twirari ku mafaranga ariko nakubeshye yasaza. Ariko mwami nujya guhana uzahere kubashinyaguza. Twiri sitari shomeri nzi yirirwa ku gasima. Sitari shomeri wirirwa ku gasima. Twiriwe hashize n'ubu n'abantu babiri batandukanye cyo kibanza cyose bamuhaye yahise kigurisha ariko uri kumwita boss marahitamo 15. Kazuye amafaranga toye mukuraho gute? Nibyo nshaka ko dukoraho inama ubundi by'indangare biraribwa. Twiri afite amanyarwanda. Ubu nakuntu twakora umushinga tukamubwira ko ajya gukorera amadolari hanyuma tukamukura hayo mafaranga ye. Inama y'inyamibwa ubundi ni wowe wanjye nge ndaza kumufata goroba wowe mugereho ubu ngubu. Kazunda gusaba ukoresha ubwenge. Nge Kazungu umwana w'umuzungu uzabaze mu mutwe wanjye n'amazi arimo. Intermission kabaza ngere mu kazi ndaza kumva ibyawe nyuma. Stop. Twikoma no kugendesha amaguru byagenze gute? Ngiye kureba Kavumbi ubwo sinambone. Kavumbi? Amafaranga aho ni yaba yaragushiranye. Anshirana sasa kunebwo. Kunyura mu muriro ni gushye ariko konzi neza ugifite amafaranga ko nta muntu witezaga bakavumbi muri kumwe gute? Niyo mishinga ndi kukubwira amafaranga nacyafite. Wowe na Kavumbi mufitanye business? Nje na Kavumbi na Kazungu mufitanye business yo gukora amadolari. Jesus Kazungu shatwe nkugire inama wacu ngo dufaranga twawe. Kavumbi ariba. Ubu ni wamenye ko muri kiriya cyumweru bari barabafunze bazira amafaranga bari bibi. Turashize none. Sasa naguhambira ibyo bintu. Ibyo nkubwira ni ukuri. None se twiko numva nayo ubwoba ibyo mwapanze ni ibiki? Okay, nyine nje Kavumbi yambwiye ko ari website afite yanyinjizamo hanyuma ngajya nkora amadolari ku munsi. Jesus Christ. Uziko ibyo bintu Kazungu na Kavumbi ari byo bahora babafungira. Baya Kazungu tuzamubeshera ibya Kazungu byo birizewe website yiwe irishurwa twishimbe 400 kwiyarikisha hanyuma kubwira ko aya mafaranga arayiki arayikaze kugira ngo ubone code ya login ariko twimwaje mukoresha ubwenge hanyuma sugura urubuga rutanga amafaranga wirebera amafoto gusa kukirwa kwaka igishoro. Muganira niba wari ugiye kubareba isuburireyo kuko bari aho bahemutse bagaruka nyuma y'amezi abiri. Yes we sese ubunahombe igishoro cyanjye. Hari tekinike imwe nzi yatuma yagarura. Niyihe? Rindira niba apfuza ajya kukiriyo bayaguhe. Ubwo sozaje uwo muntu